ubuvuzi bwunganira n'ubundi, tubyita ni kombinezo y'ubwoko bw'ubuvuzi butari bumwe, tubyita international complementary therapies. International, ndashaka kubivuga kuko bitazongera kubimbaza, ukunda kubimbaza bugakikoje kabimbaza bugakikoje kabimbaza, tubyita international complementary therapies. International complementary therapies ni ubuvuzi bwunganira n'ubundi ariko bukaba buhuriweho n'abantu ku isi yose, bukaba bugiye bufite ubwoko ibice bitandukanye. Igice cya mbere tukita dietotherapy. Dietotherapy ni uburyo bw'ubuvuzi bw'amaterapi cyangwa se bwo kuvura ariko bwifashishije ibyo twariye, kurya amafunguro ariko bikaza gusoza guhindukiye umuti. Iyo nizo za ntero za Hippocrate zivuga ngo turi ibyo turya, nusumusoke n'umanjo, ibyo wariye ariko ukaza ubwo bumenyi bwa balance diet ukabukora ku buryo biza gusoza biguhindukiye umuti. Niba wariye ibirimo ibinure uyu munsi ukavuga ati byose nimugoroba sindi bwongere kubikabya kugira ngo niba wanyweye ugatekereza ko haba hagiyemo alcohol ukavuga ati reka nze gukora ikindi kugira ngo balance. Niba wanyweye ibirimo isukari nyinshi gutyo iyo balance diet, ubwo bumenyi bwerekeranye n'amafunguro uri buze gufata ariko bikaza gusoza aguhindukiye umuti. Niyo mpamvu bizamo n'ubumenyi bwigwa tukabyita dietotherapy. Hakaba rero uburyo bwa kabiri byenda kuba nka kimwe ibyo twita phytotherapy. Ubundi ijambo therapy ni ubuvuzi, ijambo ryitwa therapy ubwaryo ni ukuvura, ubuvuza cyangwa gukiza. Noneho therapy, phytotherapy, ubwo iyo phyto ni ibimera, ni ukuvuga ibimera bivura, kuvurisha ibimera. Dietotherapy, iyo diet ni ukubivura ukoresheje ibiribwa. Noneho hakabaho aromatherapy, kwivura abantu bakoresheje impumuro. Hakabaho idotherapy, kunywa amazi, kuyakandagiramo, kuyoga, bikaza gusoza bivuye umuntu. Noneho hakabaho n'ibyo twakwita reflexology and massage. Reflexology na massage, buriya buryo bwo kuvura ukanda mu birenge. Iyo mbumbe yose tuyita international complementary therapies. Hakabaho n'ibigo bibyigisha mbere nk'icyabongereza twita International Therapy Examination Council. Ni ikigo cyabongereza cyita ITEC mu magambo ahinnye, gitanga ayo masomo. Hari icyo muri Canada cyitwa Collège de Médecine Naturelle de Québec, ni Québec muri Canada. Hari mu Buhinde kirahari, hari ibigo bitandukanye. Bimwe muri byo rero nibyo twakuyemo ubu nararibonye bungana buryo. Ariko hakabaho n'amasitasiyo manini cyane, sitasiyo sinzi ndi buyite ngo iki, ari amasantere y'ubushakashatsi akomeye. Aho rero harimo nk'iyo muri Espagne twita VE Santé, ikagira na bibliothèque yitwa Education et Santé. Iyo ngiyo ndayaccessinga ibintu basohoye bishyashya babinyohereza na hard copy ni y'abanya Espagne. Uzumva mvugamo umuntu twita Dr Georges de Pamplona, niwe wakoze imbumbe y'ibitabo hafi byose abantu bireferamo biga ugasanga bifite akamaro. Mu ncamake nshaka kuvuga ko ubwo mfite niba hajya ngo muguke mfite ubwo nararibonye bwerekeranye n'ubwo buryo bw'ubuvuzi kuko nabikoze ahubwo ndi umuti wote ndimenyereza abandi baterenazi kwigisha. Ubwo kenshi mvuze kwigisha kuko ibintu dukora bishingiye ku kwigisha, ubukangurambaga, kwibutsa abantu, nibyo dukunda kuruta kuba ari product duhereje umuntu. Kuko urumva ikintu cya mindset cyo guhindura imyumvire nicyo kigoye. Abantu bashoboye kumva burya ibintu hafi ya byose abantu babyumvise niho bigoreye. Niho abantu haba ubukene, niho abantu bahurira n'umwiryane, niho abantu bashwana intambara zikabura gica kubera mindset gusa. Ariko nyuma uko wenda bakoje baganira bati bakoze ibiganiro none intambara yarahagaze. Ubwo ni mindset rero. Nkubwo twahise muri icyo kintu cyo kwigisha kugira ngo bibe byiza. Nashaka kuvuga ko icyo kintu imbumbe y'ibyo ngibyo international therapy ni ibyo ibumbiyemo ibyo bintu byose. Ariko kuri ubu ukabona dukunda kuvuga cyane cyane ku byerekeranye n'imirire ivura, dietotherapy, tukavuga noneho n'ibimera bivura phytotherapy. Kuki dukunda kubivuga, biri ahantu hose abantu bahura nabyo, twegeranye nabyo. Cyakora hagenda habaho n'ubuvuzi bugenda bwihariye kuri buri gihugu
tukabyita traditional medicine. Wenda bakavuga ati mu Rwanda bakunda kuvura biciye muri izi nzira. Biriya by'impamvu abantu babihuriraho, ibiribwa biri ku isi yose, amazi ari ku isi yose, ubwo bumenyi bwose bukaba buri ku isi yose, ariko hariho ubwo abantu mu gihugu runaka bashobora kuvuga bati twebwe dukunda kuvura biciye muri izi nzira. Hakabaho n'ibyo bitwita bigiye biri amoko menshi, uburyo bw'ubuvuzi noneho buzamo ubuhanga gusa, ariko byari bisanzwe birimo amoko atandukanye. Rero icyo wambajije ukambwira uti ni iyihe mbogamizi ureba muri ubu buzima? Imbogamizi ni ngewe mbona urumva imbogamizi mwabonye kugira ngo mujye muri uyu murimo nyine, kugira ngo tujye muri uyu murimo wo kuvuga muti twege dufasha umwanzuro wo kujya muri ibi bintu byo gutoranya ibimera bikorwamo inyongeramirire. Ni izihe mbogamizi mwari mwabonye? Ni problematique, iyo ni problematique. N'ubundi ugiye gukora ikintu no kubanza kureba urumva hari iki kibazo, byakemura iki kibazo. Urabizi tumaze iminsi tubivuga ko twakoze inyandiko tukayita 20 power food for prevention, healing and sustainable economic sufficiency. Iyo document umva iri kuvugamo ibyerekeranye no kwikingira indwara, ariko kumvira iravugamo ibyerekeranye no kwivura, ikanavugamo na economy n'uburyo bw'ubukungu. Buri ibintu bibangamiye abantu hano kuri iyi si birimo n'ubukene. Abantu ushobora no kuvura umuntu ariko ufite ubwo bukene, na cyane cyane bufatiye wenda no mu mutwe we, kutumva ibintu neza, kutamenya impinduka zabaye ku isi mu buzima bwe. Abantu benshi ntugire ngo bafite ibibazo bishingiye ku kuba badafite ubushobozi bufatika, ahubwo ni ukutumva ibintu nk'uko wenda bikwiriye. Concept y'ubuzima yarahindutse, we ntashaka guhindukana nayo. Arabyuka mu gitondo akasetinga ahantu business itajyanye n'ibintu bigezweho, mu kanya abantu bashyize ntabwo akwiriye, y'amafaranga barahombye. Arabyuka mu gitondo agashyiraho radio na televiziyo nk'uko cyangwa se undi agashyiraho sijui ubucuruzi ahantu, ariko buri analogue ntashyireho system ya digitale, abandi bakayishyira uruhande rwe abakungukaho gahomba. Aho rero ntabwo yagize ikibazo cyo kubura amafaranga, ahubwo ni kubyumva nabi. Ubwo rero niyo mpamvu yatumye tuvuga ko ibyo bimera 20 twatoranije bishobora kugira, bifite imbaraga cyane mu kuba bishobora gufasha mu gukingira umubiri, ariko no kuba byawuvura, ariko noneho bikaba byavamo n'impamvu y'ubukungu. Niyo mpamvu nuko duhera ku bihumyo, tujya kuri za spiririna, tujya ku gikakarubamba, tujya ku mubirizi, tujya kuri za teyi, tujya ku nturusu, bya bintu bishobora gukorwamo ibindi bikagira akamaro. Akenshi ngewe nkunda cyangwa hari inyandiko z'ubuhanga nigeze gusoma hambere, iriya ntambara muri Ukraine nibwo yari igitangira. Noneho abantu bafite ama think tank, ibigega by'ibitekerezo, havamo umwe aravuga ngo iyo ushaka kugira ngo usobanure ikintu witegereza uko kizarangira. Yego. Ati byaba byiza ugiye gusobanura ibintu ugahita ubanza kuvuga uko bizarangira, witegereza uko bizarangira, nibyo bigutera kubisobanura neza. Se koko abantu babiri bagiye kurwana, ariko usuzumye imbaraga zabo urabona bizagenda bite. Byaba byiza wanje ukabibona yuko ufite imbaraga nyinshi ari buzatsinda, we nukaza gushaka ibisobanuro nyuma. Natwe rero ubahanga mu gusobanura uyu murimo wo gutoranya ibimera bikorwa mu za food supplement n'ibiribwa, twitegereza product, final product ivamo. Hari ibyo abantu bazi bajya babona, akabona nk'umushongi wakozwe mu gikakarubamba, abantu bajya bawubona, hariho nk'ibigo byakoze izo food supplement, bakabona narabiberetse, nk'ibinini bikorwa mu bihumyo za ganoderma, bakabona nk'ibihumyo byakozwemo ifu, mushroom powder, bakayibona hariya, bakabona amata ya coconut, nk'amata ya coconut, bakabona nk'amavuta ya elayo, bakabona mbese byagenze bite kugira ngo abantu bashe gukora urwo rugendo bagera aho ngaho. Rero ntago byatangiriye, ntago byaratangiye iki gihe, ahubwo kuva hambere mu moko y'inyoko muntu abantu batangira kwibaza uko barushaho kugira ubuzima bwiza kurutaho. Ese turamuka turwaye bizagenda bite? Noneho nibwo kagenda bagira ubwo bumenyi, berekwana Nyagasani niko bivuga, kuko hatarabaho amashuri. None akamenya ndamutse nkomeretse byagenda bite, akareba inyabarasanya akabona yamufasha, kandi koko bayishyira ku gisebe ugasanga bigenze neza. Noneho
abahanga rero uko abahanga bagenda baza nka Hippocrate tumwita ngo ni père de médecine cyangwa se frère de médecine, atangira kugenda agira ubwo bumenyi bwo kurobanura. N'umugereki ariko si bireka mbanza biwacu abanyarwanda nabo hano iwacu mu kureba kwabo bakagenda bagira ubwo bumenyi bwo gukemura ibibazo. Buriya umwami sinibuka ngo neza arinde mbirebye nabwibuka yari afite ingabo zikuvuga ngo ni gakondo rimwe rero zijya ahantu zisanga abantu bararwaye zijya mu murima w'umwami zivanamo ibimera zirabavura. Ni nayo nkomoko yatumye abantu bavuga ngo ubuvuzi gakondo bahereye kuri iyo nyito. Noneho hakabaho n'abahanga byihusemo bagiye bazwi mbere nka Dr Pierre Claver Rwangabo yahoze akora muri RST itari yaba niride ubu ngubu, yakoze igitabo akita La médecine traditionnelle au Rwanda. Atoranya ibimera bitandukanye basha kwerekana bishobora kugira ikintu byamara, kandi abantu babisindagiriyeho natwe hari byo twarebyemo bifasha abantu. Hagiye hariho abantu hano Ngoma hari umuntu witwa Kayinamura, ushobora kuzabyumva bavuga ngo Kayinamura yaragiye atoranya ibiti arabihinga bifasha abantu hariya Ngoma bahita Mutendere. Hagiye hari abantu batandukanye mu muco nyarwanda n'abanyarwanda ubwabo basanzwe ukagenda bamenya bati Nyabarasanya yakora iki, umubirizi wakora iki ngiki n'ibindi. Ariko na Nirida iba hafi ifasha abantu. Mu 2012 basohoye inyandiko yari ikitwa RST niko nibaza, basohoye inyandiko yari ikubiyemo ibimera 58 bigabanije mu 158 bigabanije mu miryango 52 nibyibutse niko bimeze. Noneho bo bajya mu mashyamba niko kundi barebye bakavuga bati n'ubundi biribwa sangwe turya byabanje kuba mu mashyamba, basanga rero mu mashyamba haracyariyo ibindi bintu bishobora gufasha abantu na n'ubu ngubu. Wajya kubona kera hari ababizi abana barya nk'imisagara, abandi barya nk'igitwa imimuna, abandi barya iminazi, abandi barya imisigati, abandi barya igitwa amahonyo, abandi barya ibyitwa inanka. Uko tuntu abantu bagendaga barya kera ntago ari gupfa kurya gusa, byabaga birimo ubushobozi bubasha gufasha abantu. Aho ni hano iwacu mu Rwanda. Ariko tugiye ku rwego rw'isi, Hippocrate nigeze kuvuga ko hariho n'abavuga ko witwa Imhotep umunyamisiri ahubwo ari we wabanje, ari we wakabaye witwa Père de Médecine, ari we wabanje gushyiraho ayo mahame y'ubuvuzi. Ariko kuko abazungu badutanze kwandika mbere yacu, Hippocrate niwe tuvuga ngo ni Père de Médecine cyangwa se Father of Medicine. Noneho akaba ariho n'indahiro z'abaganga zishingiraho urahira gutsinda Hippocrate mu izina rye. Niwe rero wabanje kwitegereza aravuga ati ushaka kuvura umuntu neza nusumusoke numaju turi ibyo turya. Mbere yo gutekereza umuti wamuha kwibaza ngo byagenda gutya, turi ibyo turya. Ariko na Socrate wamugira iki gihangange muri filozofi, nawe yararebye aravuga ati abandi bantu bose babereyeho kurya, ariko jyeho ndarya kugira ngo mbeho. Nukuvuga ko atahoraga arya ngo nuko yumva ashaka kurya gusa, ahubwo yatoranyaga ibyo yarya kugira ngo bibashe kumufasha. Hagiyeho bahurira muri ruhererekane rw'abantu, hari abandi bantu tuvuge nka Greke Dioscoride, nawe numugira iki mu kigejana cya mbere. Greke Dioscoride uwo nawe yafashe umwanya we, bari abantu bo hambere babaga bafite ukuntu bafite niba bijyana n'ibintu baryaga, afite ayo maso n'uburyo bwo kumurikirwa, bagakora ibintu bimwe na bimwe bitakiboneka kino gihe. Yavumbuye ibimera 600. Ubu nubona ibinini ukabona inshinge ukabona ibintu abantu bakora by'ubuvuzi, abantu bagiye bibuka yuko habayeho uwo muntu witwa Greke Dioscoride mu kigejana cya mbere, akavumbura ibimera 600 agagira abantu bitangwa les disciples, intumwa ze. Izo ntumwa ze rero azigisha bya bimera. Barangije bakora ikintu bakita Dioscoride cyangwa barabimwitiriye cyangwa se materia medica, zari inyandiko zifite za volume 6 azita materia medica cyangwa se Dioscoride, ziramwitirirwa. Ibinyejana 17 byashize izo nyandiko arizo abahanga bose mu buvuzi bashingiraho. Urumva nejo muri kugira 600 abagiye kugira ibyo bakora. Aho niho rero umudage nka Hoffman yabyitegereje akora aspirine ahereye kuri ubwo buhanga. Ibinini biratangira biragaragara. Hanyuma ejo bundi vuba ngaha mu 1920 nibwo abafaransa babiri Pretien na Cavantu bakoze kinini bagikuye mu bishwa bya Kenkina.
bintu binini bya kinini turabizi. Ni ukuvuga ko urwo ruhererekane rw'abahanga rwagiye rukora ibintu bitandukanye. Hari abandi bagiye bashyiraho amasitasiyo manini yerekeranye n'amapuratike y'imirire myiza, nk'umunyamerika witwa Dr. Kellogg yashyiraho nk'uburyo bwo kwigisha kurya no kunywa n'ibindi byiza, gukora nk'imigati. Noneho abo bantu nabo barakora bagira igihe bavaho. Hari umwanditsi wabo undi w'umunyasipanye witwa Dr. Georges de Pamplona yakoze agatabo akita Croquer la vie des aliments qui guérissent qui préviennent, gukanjakanja ubuzima noneho ibiribwa bikingira bikanavura. Yavuze ko abo bantu bose ikiremwa muntu kibari mu mwenda wo gukomeza ibyo abo bantu bashyizeho, kugira ngo nujya urwara ujye umenya ikintu wakemura. Abantu kiremwa muntu kirimo umwenda w'abo bantu, tubarimo umwenda kubera urwo ruhererekane rw'ibintu bakoze kwigorwa kabije, badafite wenda n'ibiborohereza kugeza bitugezeho. Ni iki nashaka kuvuga rero, kuvuga ayo mateka yose. Ndavuga ko kuva kera kose, kuva hambere aha, abantu basanga bifitemo ubushobozi bwo gushakashaka ibisubizo. Tuje iki gihe rero, yego, nabivuze ko ujya gusobanura ikintu utegereza uko kizarangira. Mvuga ko final product abantu barabibona, ukabona ibyo binini byakozwe mu bihumyo, ukabona ayo mavuta l'huile d'olive, kandi imbere cyari igiti gusa, ukabona l'huile de sésame, mbere zari sésame ubwazo. Izi nzuzi ureba naha mu Rwanda basigaye bazikoramo amavuta yo kurya, inzuzi z'ibihaza, amavuta yo kurya agafasha abantu. Hari ikimera cyitwa ngo ni ikigwarara gisanzwe gifasha ku mwijima, ariko ubu gikorwamo ibinini. Tuba tubasha gufasha abantu uko babasha kubona ibyo binini, kandi biri certifiye ku rwego au niveau international, n'ibindi. Ubu rero iyo witegereza ikiremwa muntu kirugarijwe, turebye ku byo dusanzwe tureba natwe bidasaba n'ubwenge bwinshi. Abantu rimwe turananiwe, umuntu arahora ananiwe, ahonda agatwe, yumva nta mbaraga afite, wamugeze ugasanga nta n'ibitangaza byo kuvuga ngo ni imirimo myinshi yakoze, ahubwo ukayoberwa ikintu cyamubayeho. Ubu abantu urajya kumva bati kanaka yararwaye, yaturitse imitsi yo mu bwonko yarangiritse, yo kwita AVC cyangwa se accident vasculaire cerebrale, noneho arangirika. Ubundi ukajya kumva mbese reka tuvuge n'ibintu bizwe, reka tuvuge nka NCDs, non-communicable disease, indwara zitandura, umuvuduko w'umurindi w'amaraso wo hejuru, hypertension arterielle, n'izindi ndwara zo mu nzira z'amaraso. Ubu ngubu zizahaje abantu. Ubwo ni ubwoko bwa mbere, indwara zo mu nzira z'amaraso. Diabete, indwara y'ubwoko bwa kabiri, nayo zombi uko ari ebyiri ni indwara zizengereje abantu. Hanyuma hakaza za kanseri ni ya gatatu. Hanyuma hakaza noneho indwara zo mu nzira z'ubuhumekero zidakira, nka asima n'izindi. Izuko uzigabanije ibyo bice bine nizo twita non-communicable disease cyangwa se maladie non transmissible. Nyamara hakaba hagiye hariho ibintu turabizi mu mavuriro, hari imiti, ibinini, inshinge n'ubundi buryo bwose bwo kunganira abantu, ariko ibintu twita international complementary therapies, n'abantu bagiye bagira ubuhanga buhagije bwo kugenda bakora products zitandukanye ziri certifiye, bizwi, zemewe. Ushobora kuzigura ari ibinini, ushobora kubigura ari poudre, ushobora kugura ari amavuta, bikaba bishobora kukunganira. Cyangwa se na rwa rugendo nawe ukaba ushobora kugenda umenya bimwe na bimwe uko wabyikorera bitarinze niyo mpamvu turabaterenazi, bitarinze kubanza gutuma ngo binahende cyane gutyo. Urwo rugendo twibaza ko mu gutoranya, gufata uwo mwanya wo gutoranya, n'ubundi nicyo kibazo nari ngiye kubaza, tunarebeye ku bashakashatsi, nicyo twahereyeho cyo kwangirika n'indwara zirembesha abantu. Hanyuma se mu gutoranya ibimera n'ibiribwa bikorwamo inyongeramirire, mwifashisha iki mwebwe? Hari ubwo bushakashatsi, ariko wanatubwiye nyine n'ibibazo mwashakaga gukemura, ko ari ibibazo by'imibereho y'abantu, cyane cyane noneho muri kino gihe byiyongereyeho, kubera ko hari ibintu byinshi cyane. Abantu twavuga yuko abantu basigaye bashaka uburyo bwihuse bwo kubaho, ntibite ku buzima bwabo. Yego,
ubwo rero mwebwe mwari mushingiye kuri icyo kibazo nibyo mwashakaga gukemura. Yego. Okay. Murakoze cyane. Iby'ubushakashatsi wabitubwiyeho, watubwiye utunyuriyemo mu urugendo rwagenze. Yego. Hanyuma se nubuhe bwoko rero bw'ibiribwa n'ibimera byatoranijwe? Yego. Urakoze. Ariko reka manze nibutsa abantu nubwo turi buze kongera kubisubiramo ko igihe twaba tuvuye mu kiganiro cyangwa se n'uwo muntu ashobora kohereza ubutumwa bugufi kuri 0782 660 0782 cyane cyane ntari muri studio umuntu akamamagaye nkabashobora kumuha ibisobanuro birambuye kuri ibyo bintu n'uburyo yabasha kubona ubufasha n'ibindi. Reka tuvuge ko muri iriya nyandiko twari ko dutoranya ibimera 20 gusa, ibiribwa n'ibimera 20, ariko iyo niba mu bwoko bumwe bw'ibimera wera tuvuge nk'ibihumyo, twamara kubivuga dushobora kuvuga ibindi bishobora kunganira n'ibihumyo nabyo tukabivugaho. Niba turi kuvuga ibimera bihumura twatoranije inturusu, nko mu bimera bihumura twatoranije inturusu kuko ikorwamo essential oil, l'huile essentielle nziza cyane yunganira. Uko dushobora ku musozo twaza kongeraho n'ibindi birimo nk'umwenya, birimo romare, birimo n'ibindi. Ibyo bimera rero byatoranijwe, icyambere n'ubundi gihagarariye byose nk'uko nabikubwiye ni ibihumyo, kuko muri iyo nyandiko 55% twavuga ku bihumyo n'amoko yabyo n'ibindi. Hanyuma ariko twavuze ku kigwarara, tukita shodomari mu ndimi z'amahanga. Ikigwarara ni ikintu kigiramo umuti bita silimarine, niwo bifashisha bakora umuti wa hepatite, umuti uvura indwara zo mu mwijima. Ni ikintu kizwi mu mateka, wenda abantu bashobora kuba batakizi, ariko ubu kugeza ubu gikorwamo ziriya za komprime, gifite utunini, binini kandi by'umwimerere. Urabizi ndi hano mba ndi kuvuga umwimerere. Ubwo rero ibyo nimvuga nti inturusi ikorwamo essential oil, ubwira bari umwimerere. Nimvuga ngo ibihumyo bikorwamo ibinini, ubwo ni umwimerere. Nka serenoa irimo ifite ikorwamo udukomprime, ubwo ndaba ndi kuvuga ko ari umwimerere. Iyo ikorwamo udukomprime tuvura prostate. Rero tubiristinze navuga ko cyane ni ibihumyo. Tubivuyeho tureba kuri spirulina, ni ingenzi cyane. Spirulina tuyivuyeho tureba serenoa, tubivuyeho tureba inzuzi z'ibihaza, tureba ikigwarara, tureba olive ikomokaho amavuta ya elayo, tureba sesame, tureba ni ibimera bitandukanye. N'urutonde rwinshi kuko 20 byo n'iby'ibanze, ariko twagenda twongeraho n'ibyunganira. Utabonye iki wabona iki ngiki, utabonye iki wabona iki. Nk'igikakarubamba tukareba urwo rugendo, kubera iki igikakarubamba gikorwamo liquide iri buvura umuntu hariya mu mara, ariko kikanakorwamo n'amavuta yo gusiga abantu, kigafasha uruhu, kigakorwamo korogate, ugafata nka cloves zishobora gukorwamo nanone uwo muti w'amenyo, nkuko zangwe zifasha amenyo, ariko noneho zikabashobora gukorwamo umuti w'amenyo bakagura noneho hari umuti batarinze aho niho bwa bukungu buziramo. Noneho urumva rero urwo ruhererekane, niyo mpamvu tuvuga ko twatoranije ibyo bimera n'ibiribwa, tukavuga ko bifasha mu gukingira no mu kuvura, ariko bikaba bishobora no kugeneratinga ubukungu. Niho nituza kugeraho turiwe duhamagara abantu, turarika abantu, urubyiruko bashobora nabo kwinjira muri iyo njyana, bakagurisha ibyo bintu, bakarinda ubuzima, ariko bakabonamo n'amafaranga. Ako kantu urakoze kutubwira ibimera bitandukanye bikoreshwa nk'ibiribwa mwatoranyijwe mu nyongeramirire. Hanyuma se bikorwamo izihe nyongeramirire? Ibyo umaze kutubwira, hari 55 ifitwe n'ibihumyo gusa, hakabaza ubwo ni 45 gasigaye gafata ibindi, imyenya, inturusu. Tuvuge nka spirulina. Spirulina n'ubundi ikorwamo rimwe, bishobora kuba ari komprime, bishobora kuba ari ibinini, irindi bikaba ari ifu, ari powder. No kuvuga ko mu nyongeramirire biba transforme. Iyo twagezeho tubyita ngo ni food supplement, ni ukuvuga ko noneho byarakozwe, ariko
inganda zibikoze mu buryo bw'umwimerere ariko zigakora selection bikaba selective. Tuvuge uramutse ukoresheje nka l'huile de sésame ntabwo yaba ari nk'uko wakoresheje sésame yuzuye 100%. Sésame nibyo ishobora no kugira ubufasha bwinshi ariko noneho igiye kuba amavuta yabaye selection ugiye gufata gukora nk'ikigwarara bashobora icyo kigwarara cyashobora domari mu gukora turiya tunini ziriya comprime byo byose hari ibyo bashobora kuvanaho babitakaza nibyo kuko kigwarara kikaza kuba gifite byose kikiri umwimerere ariko cyatunganirwe kuri ayo noneho bavanyemo bifasha umwijima hafi byose baba ari byo byonyine bahuriza muri kwa comprime ukaza gusanga rero kiribuze kwihuta mu gufasha umwijima kuruta uko cyari kuza kuba ari ikigwarara ubwacyo. So nimba numvise neza